ubukerarugendo bushingiye ku muco n'amateka, ubukerarugendo bushingiye kuri recreation and sport. Ibyo byose rero tukabikusanyiriza hamwe ariho dukora conservation initiative, tubungabunga bwa bukerarugendo, tukanabungabunga ibisigara amateka byose biri hano mu cyahoze ari Ndorwa ariko karere kacu ka Burera. Reka nizere ko umeze neza muherereye hirya no hino. Turacyarimo tugendagenda muri ya gahunda yacu yatujyane tuzenguruka hirya no mu turere tureba ubwiza nyaburanga bugiye buri mu turere, yaba ubugeragendo bushingiye ku muco, bushingiye ku mateka, ndetse n'ahantu heza mushobora gusura mukamenya amateka y'igihugu cyacu, kuko naje gusanga igihugu tugituma ariko asanga ntabwo tukizi. Kumva kwa Nyabingi se ni hehe, ni ibiki, basanga musobanukiwe. Nahigere rero kugira ngo mbagezeho ayo mateka noneho mpare live. Muri kubibona hano kuri cyo no cyapa kubwira yuko welcome to the root of Nyabingi Heritage Center. Ngira ngo byo hari ibyo ntaza gusobanura nka banyiri ubwite bakabisobanura neza, kuko nabahasanze agira baduhe byinshi, kuko angana uzasanga n'ikiciro gikuru navuga ngo cy'ubukerarugendo hano muri Burera, cyane cyane ku rubyiruko, bibanda ku rubyiruko. Umugabo arigiye gutangira twibwira, hanyuma nadusobanurire hano, atusengurutse hano hirya hose tuhasure, nange mudukurikira mugenda mureba amashusho y'ibintu bigiye bitandukanye bikorerwa aha ngaha. Mwibaze se kuki ari kwa Nyabingi, se niho yaratuye, bimeze gute? Umenye byinshi cyane, niyo mpamvu Alpha hari kugira ngo mugende mumenya cyane musobanukirwa byinshi bigiye bitandukanye. Umeze ute? Murakoze cyane Alpha. Umeze neza? Turaho cyane. Ni karibu hano iwacu i Burera. Yego. Twishimiye urugendo mwagize, muzi ko mwakiye ku biyaga bya Burera n'ubwiza bwiza cyane. Yego. Dukunda kubyita ko ari ibiyaga by'impanga, n'ubundi ni impanga. Twin Lakes. Yego, ari Burera na Ruhondo, mwakiye ku Rugezi. Rero aha mugeze nyirizina ni ku cyicaro gikuru cy'urubyiruko rwishyize hamwe gukora community kugira ngo rutange imirimo, ariko iyo mirimo ikaba icingiye ku bwiza bw'ubukerarugendo dufite hano mu karere kacu ka Burera. Tarakomeza rondagira ngo tuganire n'abantu bamaze no kukumenya neza, amenye ngo ninde ugiye udusobanura bino bintu ko ari byiza, niyo mpamvu byafashtumye mfata urugendo guturuka i Kigali nza hano muri Burera, nuko abantu bakeneye kumenya ninde ugiye kutuganiriza nibiki tuteze kubona aha ngaha kuri site. Murakoze cyane Alpha. Nitwa Ishimwe Christian, akaba ari njyewe uhagarariye urubyiruko rwitwa Burera Youth Community. Urwo rubyiruko rwitwa Burera Youth Community akari rwo rwashyize hamwe aya mateka musanga hano, rufonda iyo bita ngo The Roots of Nyabingi Heritage Center. Ngenekereje mu kinyarwanda cyacu ni imizi ya Nyabingi, aho dukusanya amateka yose ashingiye kuri Nyabingi, ku myizerere ya Nyabingi yo hambere. Si ibyo gusa, tukanashyiramo n'andi mateka yaranze icyahoze ari Ndorwa. Ndorwa murabizi ko bwari ubwami bunini bwavaga hano mu Rwanda mu gice cy'amajyaruguru bukanafata igice cy'amajyepfo cy'igihugu cy'abaturanyi cy'Ubugande. Muri ibyo rero niho dusangamo amateka ya ba Rukara, ba Basebya, ba Nyirantwari n'abandi bose banyabigwi bahoze muri iyo Ndorwa. Si ibyo gusa, nk'uko nababwiye ko mwaciye ku biyaga bya Burera na Ruhondo, aribyo byitwa impanga cyangwa Twin Lakes mu Cyongereza, nabyo biri muri adventure and recreation, muri experience dutanga. Mwageze ku gishanga cyiza cyuzuyemo urusobe rw'ibinyabuzima, cyane cyane inyoni z'inshenshebiri, hanyuma n'imisambi. Niyo abantu benshi baza gusura, akariho dukoresha activity yitwa birds watching nkuko muyibona. Si ibyo gusa, ducumbikira abantu dukoresheje uburyo buri bwo hambere bw'abazungu batuzaniye bwo gushinga amahema, kuko nabigerekeranyiriza mu Kinyarwanda. Ni camping, aho tuzikorera ahantu hatandukanye, harimo ku birwa bya Burera na Ruhondo, hakazamo peninsula zinjira kuri Burera na Ruhondo. Tukaba dufite n'indi campsite hano ariho twita ngo Under Ficus Shadow. Ndumva ari byinshi cyane, biratangaje kumva uburyo bisobanura n'ukuntu umuntu ukiri muto ariko nkumvuza amateka cyane. Murakoze cyane. Si ibyo rero muri rusange, nk'uko mbasobanuye, ubukerarugendo bushingiye ku muco n'amateka, ubukerarugendo bushingiye kuri recreation and sport. Ibyo byose rero tukabikusanyiriza hamwe ariho dukora conservation initiative, tubungabunga bwa bukerarugendo, tukanabungabunga ibisigara amateka byose biri hano mu cyahoze ari Ndorwa ariko karere kacu ka Burera. Byiza cyane. Dusuba inyuma gato ndagaruka kuri iri zina. Kuki iri zina ryo mwahisemo?
iri zina nk'uko nawe uhise ugira amatsiko ukanagira ubwoba, iri zina mu kujya kurihitamo wenda nabakiramo mu mayange, twabihereyeho ku mwanditsi witwa Mukasonga Scholastique, yagiye gusura ibirwa bya Caraïbe, urabizi ko ari hano mu biri za Jamaica n'ibindi birwa. Agezeyo ahura n'abaturage baho, bumvisha uburyo avuga icyongereza, bumva ntago ari nk'icy'abanyamerika cyangwa igipatwa aho bavuga iki-Jamaica. Bamubaza aho akomoka, avuga ko ari mu Rwanda. Avuze ko ari mu Rwanda, baramubwira ati wow, tugize amahirwe noneho yo guhura n'umunyarwandakazi uvaho tukizerera imyizerere yacu. Nibwo bamubajije ese uzi Nyabingi? Nibwo yababwiye ko Nyabingi mu Rwanda tumufata nk'ikizira bitewe n'amateka twaciyemo, ariko bo bamubwira ko bakizera bacishije kuri Nyabingi, mbese mu myuka ya Nyabingi uko twabifata. Biduha ishusho ngari yo kuvuga ko iki twebwe abanyarwanda tutagaragaza noneho amateka y'iyo myizerere ishingiye ku banyarwanda, n'ubundi ni amateka yacu, kandi tukabona ko byanakomeje bigakura bikagera muri ibyo birwa bya Caraïbe. Mu gusoma ibitabo na bagenzi banjye nibwo twagiye tubona ko mu Bufaransa ariyo bita Nyabingi chant, mu Bwongereza iriyo, n'ibindi bihugu byose bitandukanye by'i Burayi. Turavuga byaba byiza noneho nk'uko tubona urugero rw'uko abantu bava mu Rwanda bakajya gusura Imaka, bava mu Rwanda bakajya gusura Isirayeli. Turavuga ati aba ba mukerarugendo benshi bagifite imyizerere ishingiye ku banyarwanda yo hambere, turamutse dushinze rero ikigo runaka cyabafasha noneho kubona ya mateka yose, byafasha gutanga imirimo mu rubyiruko. Nyuma yo gutanga imirimo bikanadufasha natwe nyir'ubwite kubungabunga amateka yacu. Urakoze cyane kwisobanura neza cyane, ariko still ndacyafite cya kibazo n'ubundi kuko namwe mwagize amatsiko. Ukurikije uburyo Christian asobanura bino bintu ni byiza cyane, kandi kuko na amateka yacu, ariko n'urubyiruko ese biraborohera mbere yuko tuza kugera ku bindi handi tugiye gusura, biraborohera nk'urubyiruko kumva bino bintu by'amateka? Ubundi tubitekereje twumva ko ari nk'abasaza cyangwa abakecuru bari kuvuga ibingibi, bari no gusigasira ibingibi, ariko batangaje kubisanga mu rubyiruko. Ni izihe mbaraga bibasaba kugira ngo urubyiruko rubyumve nabikunde? Ahubwo tugira amahirwe menshi uko generasiyo zigenda zikurikirana. Iyi generasiyo yacu uyu munsi tugezeho, dusanga dukunda amateka, kuko ukurikije abahanzi tubona, umuzi nk'aba bana bandi batoya b'ejo bundi bo muri Kinyatrap banditse indirimbo ngo Nyabingi yanyingiriye. Tuza abahanzi benshi ubu bari gukora indirimbo zishingiye ku muco nyarwanda, bagaragaza ubutwari bw'abanyarwanda bo hambere. Natwe nk'abanyarwanda mu rwego rwo kwishakamo ibisubizo, nk'uko umukuru w'igihugu yabitubwiye ubwo mu madisikuru atandukanye yagendaga avuga abanyeshuri basoza za universite, twabonyemo ko harimo amahirwe yo kuba noneho twagaragaza umuco. Mu kugaragaza umuco wacu, dusanga n'urubyiruko noneho rubifitemo ubushake cyane. Bahereye wenda hari filime mbarankuru tugenda tubona zo hirya no hino ku isi, ugasanga nabo noneho bari gushaka kuba bagaragaza amateka yabo. Si twe gusa, tubona n'abandi bakina filime nk'iza ba Ruganzu Ndori. Tubona uyu munsi abantu bagenda bakina inkinamico zigaragaza ibijyanye n'amateka y'abanyarwanda. So kuri uyu munsi urubyiruko rurabyumva cyane, kandi rufite amatsiko ahubwo yo kubimenya, kuko no mu bakiriya tugira benshi cyane ni urubyiruko. Abakuze baracyafitemo bwa bwoba kuko bakuze babibona mu bundi buryo, ariko turashima cyane urubyiruko rwo kuko ruraribibona nk'amateka yarwo, ariko ngo rubibone nk'ibijyanye n'imyizerere badashaka. Byiza cyane. Umuntu acyumva izina Nyabingi nkibyumva nge nahise ngira ubwoba ntakubeshye. Ntabwo ni ibiki twiteze mugiye kutwereka mbere yuko wenda tunahasura? Ni ibiki bihari mugiye kutugaragariza? Ni nabyo byiza. Wenda twabicisha amatsiko kugira ngo tubisobanure abantu bagenda babibona. Ibyo tugiye kubereka ni amateka yacu abanyarwanda. Ntabwo tugiye kubereka ibijyanye n'ibizimu cyangwa kuraguza no gucunaguza, usibye ko nabyo byaranze amateka yacu. Nabyo ni amateka, ntabwo twabipfobya kuko utazi yava ntamenye yajya. Muri kano kanya rero ibyo tugiye kubereka ni umuco waranze abanyarwanda, guhera ku myizerere tugakomeza uburyo bari babayeho, social life, tugakomeza tukageza ku buryo buri politiki, tugakomeza noneho tukagera ku buryo buri loisir. Ibyo byose akari byo musanga hano kuri The Roots of Nyabingi. Yarakoze cyane rero mwabyumvishe. Ubwo twe turakomeje kugira tujyane namwe turebe, utaza kwikanga ariko utaza kugira ubwoba. Ni karibu tembere iwacu.
umuntu wumva Nyabingi agahita agira ubwoba ariko koko nk'uko bisobanuye ni imyizerere